ariko ningera hanze mbe nyamabara ibyo ngibyo nta kintu bimaze ahubwo byaba byiza nk'abanyamabara mu rugo nagera hanze nkaba umuntu uri seriye ntukegere iriya mbwa bimera gutya ahubwo mwigishe trick z'izo mbwa umwigisha imbwira mutsije wamera gutya ntago wiruka ababyeyi kutugiraho igitsure ni cyiza kuko bituma hari imico mibi utajyamo Okay, mwongeye kwirirwa muraho mumeze neza mwaramutse mugoroba mwiza igitondo cyiza ubwo nahantu kuko amasaha y'isi nagahuye harahari ku manywa harahari ninjoro haraho bwenda kwira haraho bwenda gucya gusa uri hose uyumvemo ikaze kuri Mama Charlene official ano ni mu kiganiro Fight or Die nkuko mwari musanzwe mubimenyereye ariko akenshi kiba kivuga ku rubyiruko turi mu myaka imwe generation zimwe mbahaye ikaze ngewe rero muri kumwe hano ni Charlene nkuko mubisanzwe mubizi uyu munsi tugiye gukorana ikiganiro kitari kinini cyane kandi kitari gito cyane kivuga ku babyeyi imiryango ibiri ni famille ebyiri hari famille ibiri hari ibyo nakoresha indimi z'amahanga hari permissive parents hakaba na strict parent iyo ni imiryango hari umuryango ubukanira abana cyane cyangwa se umubyeyi ubukanira abana cyane bimwe birenze babashyiraho igitsure cyane hakaba n'umubyeyi wundi ubyoroshya woroshya ubuzima woroshya ibintu umwana urushya nyine umwana akisanzura agasa nkaho ari we wiyobora none tugiye kureba uyu munsi ese koko ntabwo turi kwigisha ababyeyi kuko muturusha ibintu byinshi ahubwo tuba tugira ngo tuganire ababyeyi bamenye uko badutwara natwe nk'abana tumenye ukuntu twitwara ku babyeyi bacu ese kugira icyo gitsure gikabije nibyo bizatuma umwana aba umuntu muzima wifuza kwaka umwana telefone ukayihisha kurenga atavugana n'umuhungu nibyo bizatuma aba umukobwa mwiza ubereye igihugu agakomeza ari umukobwa nyine w'umutima ibyo nibyo tugiye kwibaza uyu munsi ese koko ukanira umwana cyane birenze nibyo bituma atazanywa urumogi nibyo bituma atazanywa iyo nzoga nibyo bituma atazanywa iryo tabi nibyo tugiye kwibaza twongere tukibaza ngo kuba uri umubyeyi usa nkaho nta kintu witayeho niko bakunda kuvuga umwana nyine akaba yagiye ukamubwira ati okay ugira amasaha ugarukira ntugaruke ntukererwe ntutinde gutaha nimba ari umukobwa ukamureka agakora ibyo ashaka cyangwa tugire limiti ugarukiraho ese ibyo ngibyo byangiza umwana byatuma ataba agomba kuba wejo ibyo nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro wowe rero ngo uhaye ikaze udukurikiye ni Charlene Zion hano ni ikiganiro Fight or Die nimba utarakora subscribe banza ukore subscribe utere comment hasi umbwire uko ubyumva n'ikiganiro wagisharinga kububona kigenewe ababyeyi wakibasharinga aba bana wakibasharinga kandi turareba n'izindi ngaruka wa mubyeyi ugira igitsure gikabije cyane ku mwana turareba ingaruka bigira ku buzima bw'uwo mwana w'umukobwa cyangwa se ku buzima bw'uwo mwana w'umuhungu haba mu mitekerereze physically ndetse na emotional cyangwa se ibintu by'amarangamutima tugiye gutangira rero ku babyeyi bagira igitsure gusa abana ikintu tugomba kumenya ntago nanone ku rundi ruhande twarenganya ababyeyi burya ababyeyi ari igihe batugira igitsure kuko bafite ubwoba hari ibintu banyuzemo bo bakabona babirenze bakavuga ati ibintu birenze ubwenge bwa muntu ibi bintu ni bibi cyane abana bacu tugomba kubibarinda bo ntibazigere babigeramo rero icyo ngicyo nicyo cya mbere gikunda gutuma ababyeyi bagira igitsure cyangwa se mu ndimi z'amahanga icyo bita over controlling cyangwa se strict parents right so ikindi kintu hari igihe umubyeyi aba afite ari umubyeyi wahuye nka trauma akaba yagize nk'ikibazo nk'urugero nimba ari nk'umubyeyi wakubyaye baramufashe ku ngufu urumva azakurinda cyane birengeje urugero birengeje ubwenge birengeje n'igipimo ubwonko bushobora kwakira kuko atifuza ko icyo kintu kibi cyamubayeho wowe cyongera kukubaho ikindi hari n'ababyeyi babikora nyine ariko babyumva bumva ariko bakurera kugira ngo utazaba ikirara uzaba umuhungu mwiza uzaba umukobwa mwiza ubereye igihugu bigatuma umubyeyi akurera muri ubwo buryo rero ibyo nibyo bintu bitatu cyane ababyeyi baba bafite igitsure gikabije ku bana babo bakunda kugenderaho izo nizo rero nibyo bintu bibitera akenshi cyane noneho ariko hano twakibaza se kuba umubyeyi agukanira cyane kuba undi mubyeyi atagukanira cyane abo bana babiri bazatandukanira he abana bakunda gukanirwa cyane burya
nubwo tubyirengagiza benshi bakunda kubibirara kurusha abana badakanirwa cyane. Ubundi umwana, umuhanga yaravuze ngo umwana wigishije kurya ifi yatandukanye n'umwana wigishije kuyiroba. Ni byiza yuko wigisha umwana kuroba ifi kuruta uko yayirya, kuko naroba ifi mu gihe ari kwibaga azabona ko harimo yamaho, sibyo? Azamenya uko ayitegura, azamenya uko ayiteka, azamenya uko ifi ayitunganya kugira ngo ayirye imeze neza. Ariko wa mwana wigishije kuyirya gusa, hari ibintu bimwe na bimwe bizagenda bimunanira, sibyo? Kugira igitsure cyinshi ku mwana rimwe na rimwe biba ari byiza. Kugira igitsure ku mubyeyi, umubyeyi kugira igitsure, ababyeyi kutugiraho igitsure ni cyiza, kuko bituma hari imico mibi utajyamo, bituma hari ubwoba bumwe ugira bwo gukora ikintu uvuga ati mama wanjye abimenye yanyica, papa wanjye abimenye yanyica, ariko ku rundi ruhande ni ikintu kibi cyane uri gukorera umwana. Icyambere, abana rero bakunda gukanirwa cyane, bagira umujinya ukabije cyane kandi bakunda kunyuzura, like urabyumva, kunyuza ko mu rugo hari nta umwana mu rugo ntabwo aba abona ijambo, ntabwo aba yihitiramo icyo gukora. Ni nk'aho rero umutekerereza icyo gukora, umutekerereza icyo kuvuga, umutekerereza ibintu byose, we ntabwo abona umwanya wo kwishakamo imbaraga. Ikindi kintu kandi kitari cyiza ku babyeyi bakanira abana cyane, ingaruka bigira ku bana, uwo mwana ukanira cyane, uwo mwana uhozaho igitsuri, iyo ageze muri sosiyete yo hanze ubuzima bumugora kurusha wa mwana umubyeyi amuga ati nawe menye isi, umenye gutya, mukobwa wanjye jya utaha, ntukageze saa moya utarataha, taha genda wa muhungu, ariko saa mbiri nizigera utaragera mu rugo ube wageze mu rugo. Abo bana babiri bazaba batandukanye, bazahura n'abana bashukana, bamenye ngo aba barashukana, bazahura n'abana b'ibirara, bamenye imico yabo, bazamenya bo gutandukanya abantu bose bari muri sosiyete. Ariko wa mwana uhoza mu gipangu, hari ibintu byinshi atazabasha kubona, hari ibintu byinshi atazabasha kumenya. Isi yo hanze izamucanga ko ntazabasha kwifatira umwanzuro. Kubera icyo atazabasha kwifatira umwanzuro? Kubera yuko wowe umubyeyi iminsi yose yabayeho uwo mwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa, yabayeho umufatira imyanzuro, yabayeho umuhitiramo aho kujya, yabayeho umuhitiramo icyo kuvuga n'icyo gukora. So urumva rero bizamugora, ni handi umwana ashobora kugera ku ishuri ibintu bikamucanga, kuko yamenyereye yuko ibintu byose ari wowe ubimukorera. Urumva rero ko icyo ngicyo ku rundi ruhande ntabwo ari ikintu cyiza uba uri gukorera umwana. Ikindi kandi abana bakanirwa cyane bakunda kunyuzura abandi, kuko we iwabo nimba ari ku ishuri ugasanga yanyuzuye abana, utwana two mu wa mbere tumereye nabi, mesera, ibiceri, ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko atajya abona. Aho niho aba abonye umwanya wo kubasha kuyobora. Abantu baba barafatishije mu kigo akumva ko nta muntu wamukoraho, ari gangster nyine mu kigo, ariko nyine kuko iwabo nta mwanya, uwo mwanya atawubona, kuko azi ko nagera iwabo ibyo atazongera kubyigira. Iyo ageze kuri ba bana arusha imbaraga, arabakanira cyane, akabakorera bya bindi wowe umukorera mu rugo, kuko aho niho aba abonye nyine amahirwe n'ubwinyegamburiro bwo kubasha kuyobora, agahita yigira umuyobozi. Ikindi kintu rero, abana bakanirwa cyane n'ababyeyi cyangwa se n'imiryango yabo, bakunda kuba abanyamujinya cyane, bakunda kugira umujinya cyane, kandi umujinya uri uncontrollable angel. Agira umujinya utabasha gukontrola, utabasha kumurinda, kubera yuko igihe cyose aba yumva ubwonko bwe ntabwo buba bwisanzuye ngo abashe gutekereza ibintu byinshi bigiye kure, ngo abashe guhura n'abandi bantu bashyashya mu buzima bwiwe. Iyo ahuye rero n'umuntu umuprovoka, biba ibintu bibi cyane. Rero si byiza gukanira umwana ngo urenze urugero, ntabwo ari byiza cyane wa mubyeyi we. Kurumva uruhande rumwe buri kugirira neza umwana, ari ku rundi ruhande uba uri murica umwana, kandi umwica nabi cyane. Ikindi kintu kandi, umwana wakaniwe igihe kirekire, bigera aho ngaho we akiyakira, akavuga ati okay, nyine ubu ningera imyaka 20 wenda nibwo nzava iwacu, nibwo nzatangira kwitekerereza, nibwo nzajya aho nshaka, nibwo nzakora ikintu nshaka. Uwo mwana rero iyo murekuye cyane cyane ku bakobwa, aba asa nk'aho aciye ikiziriko, aragenda akijandika muri bya bintu byose wamubujije. Ba basore bose wamubujije guhura nabo, nibwo agenda bose agahera ku murongo. Nimba ari abahungu 20 bambwiye ati ese uzansura, abahera ku murongo. Rero umwe ambwiye ati uyu munsi duhure, undi ejo duhure, ejo, buri munsi afite gahunda. Ariko iyo umureka ukamubwira ati ni ndakuretse, ariko umenye ko abahungu bameze gutya, umuhungu azaza kubwira iki ariko atari cyo, bizagenda gutya, ko wenda umuhungu atagukunda, umuhungu bishobora kugenda gutya, ushaka gushiduka baguteye inda. Umwana ukamwigisha
ikibi cy'ikintu apana kukimurinda. Umwana ntago ubundi umurinda, sibyo? Ntago umuntu umurinda ikibi, ntago umuntu umurinda icyo kintu wapi, ahubwo umurinda icyo kintu, umurinda ikibi cy'icyo kintu. Like ntago ngo umyumva neza, ariko umwana ntago umubwira ngo ntukegere iriya nkoko, ntukegere iriya mbwa, bimera gutya, ahubwo mwigishe trick z'izo mbwa, umwigisha ati imbwa iramutse ije wamera gutya, ntabwo wiruka, ugenda gutya, ikuriye wabigenza gutya. Ariko kwigisha umwana ngo ntukegere imbwa, hanyuma umunsi azasohoka igipangu agahura nayo azabigenza gute? Ariko ni byiza yuko wamwigisha ati niyo rihuye n'imbwa ntabwo wiruka, urahagarara ugatuza, kandi nukora hasi ntuterura n'amabuye. Rero biba ari byiza kureka umwana ukamuha amasaha, ukamushyira ku murongo, ukamwigisha ikibi cy'ikintu, aho kugira ngo umushyire kure y'ikintu. Ngaho ibaze naramuka agize amahirwe yo gusohoka, abahungu bose azahura nabo, ntazita ngo uyu ngo yarankunda, ntazamenya ngo uyu muhungu arankunda, ngo uyu muhungu usankunda, ntazamenya umubwiza ukuri n'umubeshya, umubwiye wese icyo azajya abyemera. Kandi rero wangiza ukajya kurenganya umwana, kandi ababyeyi ari mwebwe mwabigizemo uruhare cyane. So bivuze ngo rero no mwipfa ryacu burya nk'abana akenshi ababyeyi bacu bajya babigiramo uruhare. Si byiza yuko ukanira umwana ngo umuhe igitsure cyinshi. Ikindi kandi umubyeyi ukanira umwana cyane atuma umwana atabasha kwisanzura ngo avuge amarangamutima ye yose. Nimba ari nk'ikintu cyamubayeho wenda ku ishuri ashobora gutinya kukikubwira ko azi kuri bumwice, niba ari ikintu cyamubayeho muri karitsiye ashobora kutakikubwira ko azi kuri bumwice, kandi mu by'ukuri byari bifite umumaro kandi yari kubikubwira. Rero ni byiza kuko byangiza umubano, ndetse bibyangiza umubano no kwiyumvanamo kuri hagati y'umwana ndetse n'umubyeyi. Umwana gusanga agiye kubwira ikintu gikomeye umuntu wo hanze, kandi yagakwiye kukibwira mama wiwe, yagakwiye kukibwira papa, yagakwiye kukibwira anti nako, ariko agafite ubwoba yuko ushobora kumugira ikintu umukorera ko aragutinya cyane. Rero ni byiza yuko abana tugira igitsure cyinshi gihambaye, ahubwo kuba inshuti n'umwana uko dari cyiza. Niba ubaye inshuti n'umwana, ahubwo kwigira intare y'inkazi, uhora umukankamira, nimba umuhungu amuhamagaye ukenda kumwica, nimba ahamagaye umukobwa ukenda kumwica, ibyo nta n'ikintu bimaze, sibyo? Bituma byica umubano uri hagati yawe n'uwo mwana w'umukobwa cyangwa se n'uwo mwana w'umuhungu. Kandi reka icyiza ushaka kumubera inshuti, uko nguko umubera inshuti. Nimba ari ikintu cyabaye nyine ukamubera nk'inshuti, ntumubere nk'umubyeyi bikabije cyane, wigize intare y'inkazi cyane. Wenda ari nk'umuhungu wamushutse nk'ikintu runaka, ni nk'urugero, cyangwa se ari umuhungu wamubwikira, ariko nawe ku buryo wacyumva ukavuga ati n'umuhungu n'umugome ashaka kugira nabi umwana wanjye. Umwana kuko akwize akaza akabikubwira ati se papa kuri muntu yambwiye gutya mbigenze gute, se mama kuri muntu yambwiye gutya mbigenze gute. Ariko ntago ashobora kubikubwira, ushiduka yabikoze kuko ati he mama wanjye mbimukojeje yanyica, papa wanjye mbimukojeje yanyica. Urumva ko byangiza umubano uri hagati y'abana, ndetse no kwiyumvanamo kuri hagati y'imiryango ndetse n'abana bayikomokamo. Ikindi kandi ku bantu tugiye ku babyeyi batanga uruhushya cyane, umubyeyi udakaza ibintu, umubyeyi udakomplika ibintu cyane, ntabwo ari byiza kureka umwana nyine ngo abone ko ibintu byose ari gukora ari byiza. Ntabwo ari byiza kureka umwana ngo yigire ikihebe, yigire ibyo ashaka, oya. Ariko nawe ntabwo umukanira birenze, ugira limite umuha. Nakubwiye ati ngiye gusura inshuti, ntabwo ari buri munsi. Ntukajya nyine, ntabwo wamwizera cyane, kuko ashaka kubona umwizera cyane akavuga ati mama wanjye ubwo anyizera cyane, reka noneho ntangire njye mubeshya, ubundi nigira ahandi hantu. Umubyeyi mbwira ati uribeshya ukarenza saa moya biraba ibibazo, ntabwo uzongera kugenda. Icyo gihe nawe ahora bigenderaho saa moya, izo saa moya akaba yageze mu rugo ahicaye, uwo muhungu saa mbiri akaba ageze mu rugo, nta handi hantu ari, akaba yatashye, sibyo? Niba ari amakosa yakoze ukamucyaha, nyine ukamugiraho igitsure ariko kidakabije, pana kumutuka, uzirushya, uragahinda, uri biki, bya bitutsi byose ababyeyi bajya batuka abana. Ntabwo biriya bintu biba ari byiza, kuko byangiza umubano uri hagati yawe ndetse n'umwana wawe. Rero kuba ababyeyi batanga agahushya cyane, bababyeyi badakaza ibintu cyane, ntabwo bari abantu babi cyane, ntabwo baba barataye umutwe, nta nubwo baba bari kwica abana babo. Burya ababyeyi bose bagira strategy bareramo abana babo, ariko ni byiza yuko umwana umuha uburenganzira, amenye kwitekerereza, amenye gufata anakura hakiri kare, amenye kwifatira umwanzuro,
amenye gukura, amenye kwifatira umwanzuro, amenye abantu bari hano hanze anga ko azajya kurangiza ishuri azi abantu bari hanze azi ukuntu azabasha kubamo ko se nimba yarakuriye mu gipangu gusa urumva naza kunagera muri baba tipe na ya mabebe urumva azabasha kubamo gute. Ni ibintu bizamugora cyane kandi ntabwo uzaba uhari ngo uzumufashe ejo n'ejo bundi ushobora gupfa ukamusiga ntugire ikintu akananirwa akabura umuntu umumanaginga kuko udahari. So rero ababyeyi nimukabita inzanga ngo ni injiji ngo bari kwica abana babo ngo kuko ngadakaza ibintu byose ngaba yabyoroheje. Oya ni byiza kuba abana barabafungukira niba ari nk'ikintu yaragiye ukavuga ati ma byangendekeye gutya ariko ngira inama ukayimugira kandi ibintu bigakomeza kuba neza. Ako wa mwana uhora ushyira igitsure gikabije aguhisha ibintu byinshi kandi nk'umubyeyi we wagakwiye kumenya, sibyo? Ashobora no kugira n'ibibazo akagira indwara zimwe na zimwe arwara mu myanya wenda yibanga akavuga ati mama njye se nimubwira ko ndwaye iyi ndwara koko araza kumfata ute, papa araza kumfata ute, arambaza ko iyo ndwara nayirwaye gute. Ugasanga umwana bibaye ibibazo bikomeye cyane kandi bitagakwiye kuba ibintu bikomeye kuko uri umubyeyi komplika ibintu cyane wakajije ibintu. So ni byiza rero ababyeyi muri abantu bakomeye mu buzima bwacu mukwiye kudufasha mukatugiraho icyo gisure kuko kirakomeye. Icyo gisure ababyeyi batugiraho biradufasha, ari ibintu byinshi bituma imico mibi tudajyamo, sibyo? Ariko se nungira gisure okay mu Rwanda nkwereka ko ndakabebe keza ndakana keza nkora ibyo ushaka ariko ningera hanze mbenya amabara ibyo ngibyo nta kintu bimaze. Ahubwo byaba byiza nk'abanyamabara mu rugo nagera hanze nkaba umuntu uri seriye ku buryo nta muntu wese waza kumenyera, sibyo? Ari aka video aka staff mise nibuka nigeze kumva gasegeje ko umukobwa ngo papa we yamubwiye yuko yarambwiye ngo ntazagire umuntu umujya hejuru. Muyanganiye story nyikoreshe ko turi kwiga n'urubyiruko navuge ngo nihagire uvuga ngo ni ibishegu ngo n'uburaya ni ibiki ubundi ikintu kitwisha no kuvuga ngo ibintu byose ni buraya ngo ntago biba ari byiza, ntago twarengera ariko tuba dukwiye kuvuga ibintu uko biri. Papa aravuga ati mwana wanjye w'umukobwa ntazagire umusore ukujya hejuru kuko yagutenda kandi byaba ibibazo, ntuzigere ntubikore. Umukobwa ko karagenda arabyubahiriza agira umuhungu ngo ati tension papa wanjye yarambujije tension abahungu bose arabakatira. Hari igihe rega hazakazana kabutindi umwana ugomba kumwigisha amayeri yose ukamwigisha amayeri yose ugacengera ukamwigisha amayeri yose ku buryo nahura nayo azabasha kuyitwara. Ariko nuca hejuru hari abazaza babagaca hasi rero dore rwose bakamusegura. Ubundi no umukobwa aza guhura n'umuhungu aravuga ati rero mama papa wanjye nasuzugura papa wanjye naho twaba tutari kumwe na kamera zindi mwasuzugura papa ngo nkore ibintu yambujije yarambwiye se akazagira umuhungu unjya hejuru. Umuhungu aravuga ati wowe ndajya hasi nta kibazo wowe urajya hejuru. Umwana atashye papa we abona aratwite mwana wanjye ndawayikuye hehe narakuje nazajya umuhungu kujya hejuru. Ambwira ati papa ariko njye nubahirije ibyo wambwiye byose nta muhungu ugeze njya hejuru njye wamugiye hejuru. So what? Uwo mwana arajya kumurenganya. Ababyeyi mutwigisha ibintu byose muvuge muhere muzi mutwigisha abakobwa dukeneye kwiga abasore bakeneye kwiga biba ari byiza cyane. So rero twe turi kuvuga ku babyeyi bakanira n'ababyeyi badakanira abana babo ibintu effect bigenda bigira. Hari n'izindi ngaruka bigira ku muryango wacu nyarwanda. Niho uhura n'abana n'umwana uhorana umujinya muri societe ahora arwana, umwana utabasha kwifatira icyemezo mu buzima bwiwe, utazi kumenya gutandukanya ikibi ndetse n'icyiza kuko ahoze umukanira cyane. Rero ntago ari byiza kuko byangiza umwana, byangiza ndetse n'ubushobozi. Gukanira umwana cyane birengeje urugero byangiza ubushobozi ndetse n'imitekerereze y'umwana kuko ubwonko bwe burananirwa, sibyo? Nimba like hari umuntu uhora uguhetse mukava i Kigali mukagera kuri Yenza guhetse mukongera gutyo ugendera ku mugongo wiwe ariko ari kugendesha amaguru yiwe, ntago muzagira imbaraga zimwe. Umunsi yagushyize hasi ntago uzabasha kwigenza kuko nyine amaguru ntago ari able yo kugenda, sibyo? Byangiza rero bigabanya ubushobozi bw'imitekerereze ndetse n'imikorere y'ubwonko bw'umwana bw'uwo mwana ko ntazabasha kwitekerereza. Ujya ntago yabasha kwitekerereza, ubwonko bwe buba bunaniwe, nta challenge nta bigerageza ubwonko bwiwe bwakira. Burya tuba umuntu kuko hari ibintu bigiye bitandukanye bimubaho, icyiza n'ikibi, kwishima no kubabara, amanywa ndetse n'ijoro. Ibyo nibyo bituma abantu twitwa abantu.
ibyo nibyo bintu bine bituma umuntu aba umuntu. Ibindi nyine okay tutajya kubanga amagufwa ngo nginuze ngiye like ngo ubwonko ngibiki kuko ibintu byinshi bigiye bifite ibyo bintu, ariko ikintu kizagutuma ikintu gituma uba umuntu nuko ugira icyiza n'ikibi, uba mu bihe byiza ndetse n'ibibi, ubaho mu buzima uhanganye, ukanabona bwa buzima utuje ijoro ndetse n'amanywa, sibyo? Ibyo nibyo bituma umuntu aba umuntu, kuko umuntu ahora mu byiza gusa yaba ari umuntu huya, umuntu aba umuntu kuko abasha kunyura mu bihe byose kandi akabicamo yemye kandi akaza kubaho. Nicyo cyitwa rero, nicyo baza kuvuga ngo ni umuntu. Aba mu bihe bikomeye n'ibyiza no mu bihe byoroshye akabamo, aba mu gihe cy'imvura ndetse n'icy'izuba kandi akavamo akiri umuntu ukomeye, aba mu bihe byishimye no mu bihe bibabaje byijimye byose akabasha kubibamo. Ijoro abasha kuribamo akamenya uko arikoresha, akamenya n'icyo akoramo n'uko amera, kandi bugacya ameze neza, n'amanywa akayabamo, icyo kizuba gikabije n'iryo vumbi rikabije akabasha kubibamo. Icyo rero nicyo cyitwa umuntu. Noneho uwo mwana we hari ibice uba waramwibye, sibyo? Hari ibice uba waramwibye wowe ubyiyorosa ubyishyiraho nk'umubyeyi, hari ibice umwibuka byishyiraho ukabyishyiraho nka famiye, sibyo? Arabasha we kuba muri bya bihe byiza gusa, arabasha kuba muri bya bihe byiza, nta muhungu ahura nawe ngo amushuke, nta muhungu ahura namubwiye ukuntu ufite utukiso twiza, nta muhungu yahuye amubwiye ngo ufite utubere duhagaze, nta muhungu bahuye ngo amubwiye ngo uteye nk'igisabo, byagenda ajya ngo uteye nk'igitunguru, sibyo? Nta muhungu bahuye mubwire ngo ariko banza na bya bindi byose tutavugiye kuri kamera, sibyo? Ibyo ntabwo yabashije guhura n'umuhungu bimubwira, sibyo? None uri kuvuga ngo ni umwana mwiza. Ni umwana mwiza se gute kandi ibyo byose atahuye nabyo? Azaba umwana mwiza, azaba n'umuntu ukomeye kuko bya bindi yabinyuzemo ahubwo akabasha kubicamo, sibyo? Aho niho wita umuntu. Ababyeyi rero igice kimwe cyacu mwagiye mutwara, igice kimwe wagiye utwara cy'abana bawe kibasubize, maze ubaho ubuzima, baba abantu nyine, baba abantu, sibyo? Kuko burya mu barokore nibwo bavuga ngo wararokotse. Abarokore nyine umva n'abantu barokotse. Uvukiye mu gipasteri, ugakura mu gipasteri uri umusore ukagira imyaka 20 ukiri imanzi, nta bakobwa b'abandi watesheje umutwe, nta bakobwa b'abandi wangaje, nta biyobyabwenge wanyweye, ukaza gushaka umugore ukimeze gutyo ugituje, nta bintu byinshi nyine utariyanduje. Cameraman muzikuntu uri kundeba arumva utariyanduje, sibyo? Nawe bakavuga ngo uri umurokore. No, nese uri umurokore gute? Nta kintu warokotse. Nuko nyine hari ibintu wanyuzemo bimwe ukabirokoka, sibyo? Wanyuze muri ibyo bintu by'inzoga yekwe waje kuzinkura zireka, cyangwa wanyuze mu bantu benshi bagushuka mu busambanyi like birangira utabikoze, mu nzoga reka, abo bakobwa bakwishinzagaho nta kintu wabakoze warabihore, aho niho uba wararokotse nshuti yanjye, sibyo? Natwe rero ababyeyi mudufasha, ahubwo mudufashe kurokoka ibintu biriho muri iyi si igeze ahantu habi koko, no kuba abagarutse ku bana ku rungano rwanjye ko ababyeyi badukanira nabwo bifite ishingiro. Isi igeze ahantu habi cyane, umuhungu araza akakubwira ukuntu uri mwiza, ibiki utuntu twose, za details zose. Urabizi ko abasore bagushwa n'amaso yabo, ngo abakobwa bakagushwa n'amatwi yabo, kandi abakobwa hafi ya bose, nyine ngo umukobwa wese, ntago ari bose, abantu bamwe na bamwe, ntago ari abantu bose, sibyo? Abakobwa bamwe na bamwe bishimira kumubwira turi mwiza, uteye neza, umva naho yaba ateye nabi rwose ubibona, nawe ubibonesha amaso yawe nyine, sibyo? Ariko ukamubwira ko ari mwiza, of course arishima, umva ukamubwira ukuntu areba neza kandi amaso agera hariya, biramushimisha rwose, akishima rwose. Umukobwa watatse ukamutaka ukava hasi ukagera hejuru, ukamubwira ukuntu avuga akajwi keza, ashobora no kuzura uwapfuye, urukumva karamushimisha. Naho yaba avuga nk'uri gusara like kurasa radiyo iri gusamira, nta kibazo biza, ariko uri umusore wabimubwiye, sibyo? Ibyo biramushimisha. Rero icyo yindi kuvuga ni uko ababyeyi bamwe gukanira umwana cyane ntago ari byiza, ariko no kureka umwana akisanzura mu bintu byose
ntabwo ari byiza. Abana rero twebwe twihanganire ibintu bimwe, ahubwo ukore umenye icyo ushaka mu buzima bwawe, ugikorere ndetse ugiharanire. Nyine ubundi ikintu utabasha guhindura nta n'icyo wagikoraho, ubundi wiga kubana nacyo, ahubwo ukiha amahoro ku buryo ubyibuhira muri icyo kintu, ukacyishimiramo, ukakibyiburiramo, ugasa neza, ukagiterera, ukagiriramo iterambere, sibyo? Nimba ufite ababyeyi, hari abana baba bavuga ati mana yanjye uyu mubyeyi wanjye, hari nk'ababyeyi bagira isafari, ubundi abana bakabyina koko, umva bagakoresha pati yo guserebura, papa yagiye agashya, mama yagiye, bagaserebura, sibyo? Ariko biba byiza kwiyakira kuko nta kintu buri bubihindureho. Ababyeyi kuganira n'abana ni byiza, byongera umubano hagati y'abana, bigakuza n'ingano n'imikorere y'ubwonko. So ni byiza rero ko twese tuba inshuti y'abandi, kubura umubyeyi n'umubyeyi, ariko no kutubera inshuti, nanjye nkakubera inshuti, ni byiza kandi byongera n'iterambere ndetse ry'umuryango, bikagabanya n'amakimbirane hagati y'abana, kuko umwana ukanirwa cyane ahora yumva yuko ababyeyi be bari kumukora ikintu kibi. So rero niba kuri iki kiganiro kore share, comments ndetse na like, sharing ku bantu bose, ku babyeyi cyane cyane, ni byiza. So ya Charlene, ciao ciao. Today topic yari kuvuga ngo gukanira umwana cyane si byiza bihambaye, ndetse no guha umwana uburenganzira akisanzura mu bintu byose ntabwo ari byiza. Ciao ciao.